aha Imana ije guhagarara n'abantu bayikunda. Ni ukwezi kwa gatanu Imana ije kukunyuzamo kandi urakunyuramo neza. Reka nkubwire uku kwezi kwa gatanu hari abantu Imana ikizeho uburinzi, ibashyizeho uburinzi. Abo bantu batwikirije imbaraga zabo, abo bantu batwikirije amaraso yayo, abantu b'Imana. Imana ije kubamenya. Ni ukwezi Imana ije kumenya abantu bayo, ni ukwezi Imana ije kwibuka abantu bayo, kandi ni ukwezi kw'ibitangaza. Ni ukwezi kw'ibitangaza no kubona imbaraga z'Imana. Ni ukwezi kw'ibitangaza no kongera guhaguruka. Ni ukwezi kw'amashimwe. Ni ukwezi ko kwakira. Ni ukwezi abantu mugiye kwinjira mu bisubizo byanyu, kandi ni ukwezi mugiye kubona imirimo y'Imana. Hari abantu mugiye kongera kubona Imana bundi bushya. Hari abantu mugiye kubona gukora kw'Imana bundi bushya. Imikorere y'Imana ugiye kongera uyibone. Gukomera kw'Imana ugiye kongera ukubone. Birashoboka yuko hari igihe wabayemo ubona Imana, ariko ugiye kongera ubona Imana, uyibone muri uku kwezi kwa gatanu. Ibi ngibi byumve kandi ubyakire. N'iby'Imana igiye gukora, igiye kubikora vuba cyane, mu gihe kitarambiranye. Ugiye kubirebesha amaso yawe, ugiye kubirebesha amaso yawe, ugiye kubirebesha amaso yawe, kuko Imana ari Imana igira irindi jambo ryayo. Yigeze ikubwira ngo naho waca mu muriro ntacyo uzaba. Dore iki nicyo gihe cyo guca mu muriro ntugire icyo uba. Yigeze ikubwira ngo naho waca mu itanura ntacyo uzaba. Dore iki nicyo gihe cyo guca mu itanura ntugire icyo uba. Naho wanyura mu mazi menshi, ayo ntabwo azagutembana. Dore iki nicyo gihe cyo kunyura mu mazi menshi, amazi ntagutembane. Rero Imana iravuze ngo Imana yaguhetse ukiri mu nda, ikaguterura ukivuka, none iravuze ngo uzarinda usaza imvi zirinde ziba uruyenzi. Njyewe Uwiteka nyiguheka. Ariko ntugire ubwoba, uri ku mugongo w'Imana. Haleluya. Manuka muri komenti, nshaka umubare munini w'abantu benshi bamanuka muri komenti bakandikamo bati ndi ku mugongo w'Imana. Manukamo wandika uti ndi ku mugongo w'Imana. Manuka muri komenti andika uti ndi mu mugongo w'Imana. Ndashaka umubare munini w'abantu bankurikiye. Jya muri komenti wandikamo uti ndi ku mugongo w'Imana. Ayizo ni mashando wiribiri. Yesu ashimwe. Ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Imana. Habwa umugisha n'Imana aho uherereye hose. Prophet Emma ugusuhuza. Iyi ni isaha y'igitangaza, iyi ni isaha yo kwakira ubuhanuzi bwawe, ni mu isaha yo kubohoka mu izina rya Yesu. Isaha ni isaha y'umugisha. Ni wizera uraza kwakira igitangaza cyawe, ni wizera uraza kubona mu maso h'Imana. Iyo mvuze ijambo ryitwa kwizera, ntabwo ndimo ndakubwira kwizera nge, ndakubwira kwizera Kristo umwami w'amahoro. Kristo umwami w'amahoro abasha guhindura, agahindura ibihe, agahindura ibyanze guhinduka. Rero nje muri iyi saha hari ubuhanuzi bwawe Imana impaye, hari ubuhanuzi Imana intumye kuvugana nawe, hari umuntu Imana intumye kuvugana nawe, hari umuntu umaze igihe ategereje gutabarwa n'Imana, hari umuntu umaze igihe arimo aranyura mu ntambara, hari umuntu umaze igihe arimo aranyura mu bigeragezo, hari umuntu umaze igihe abona gutabarwa biri kure. Icyo ubona ari ibigeragezo, icyo ubona ari amakuba, icyo ubona ari intambara, ariko Imana intumye kuvugana nawe, intumye kukubwira ngo iracyari ya Mana, iracyari ya Mana itegeka bikaba. Iyi ngiyi irategeka rwose bigakomera. Ibasha kugutegekera umugisha kuba ku buzima bwawe, ibasha kugutegekera umugisha kuba mu rugo rwawe, ibasha kugutegekera umugisha kuba ku bana bawe, ibasha kugutegekera rwose, kuko ari Imana itananirwa kandi ari Imana idatsindwa. Ni Imana yo kwiringirwa. Imana intumye kuvugana nawe wari umaze gucika intege. Imana intumye kukubwira ngo wicike intege, uretse gucika intege. Imana intumye kuvugana nawe ngo uretse gucika intege. Ahari amarira Imana ije kuhashyira umunezero, ahari agahinda Uwiteka aje kuhashyira ibyishimo.
reka nkubwire, hari igihe uba mu buzima bukakugora, hari igihe uba mu buzima bukakunaniza, hari igihe uba mu buzima bukakurushya, hari igihe uba mu buzima bukakubera umutwaro, hari igihe uba mu buzima bwa bundi budasobanutse. Ariko ndagira ubwire, ijambo ryo riramubwira ngo abiringiye Uwiteka. Zaburi 125, Dawidi arayandika aravuga ngo abiringiye Uwiteka, abo bantu bameze nk'umusozi witwa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Abo bantu bameze nk'umusozi witwa Siyoni. Reka nkubwire, nta muntu wizeye Imana, nta muntu wiringiye Imana uwo nguwo ngamware. Nta muntu wiringiye Imana ujya hasi, nta muntu wiringiye Imana ujya usuzugurwa. Reka ahari birashoboka ko abantu bashobora kuvuga ngo baragufataho ijambo, birashoboka ko abantu bashobora kuvuga ngo reba uko ameze, reba uko agenda, reba uko atambuka, abantu bakagufataho ijambo bitewe n'ibihurimo. Ariko ndagira ngo nkubwire, abiringiye Uwiteka, abo bantu bameze nk'umusozi witwa Siyoni, ngo uyu musozi ntubasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo uyu musozi uhora uhamye iteka ryose. Haleluya! Ahubwo uyu musozi uhora uhamye iteka ryose. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Uyu musozi ntunyeganyezwa, uyu musozi naho wazana iki, icyo wakora cyose ntushobora kunyeganyeza uyu musozi. Reka uyu musozi urahamye, uyu musozi ntunyeganyega, urahamye. Ndagira ubwire rero, komera, Yesu ari ku ngoma, komera, Yesu ari mu ruhande rwawe, komera, Yesu ni umurengezi. Reka mvugane nawe. Birashoboka yuko umaze igihe kirekire urwaye, wowe umaze igihe kirekire urwaye, wararwaye urivuza nta kutagize. Ndagira ubwire, komera, umeze nk'umusozi witwa Siyoni. Reka nkubwire, ntabwo ubasha kunyeganyezwa. Benshi barakubwira ngo jya mu bapfumu, benshi barakubwira ngo reka kugumya uryamye, genda ushake abapfumu babaze. Ariko hoya, izera ijambo ry'Imana, izera amaraso ya Yesu Kristo, abasha kugukiza. Amaraso ya Yesu Kristo abasha kukubohora. Amaraso ya Yesu Kristo abasha kuguhagurutsa. Amaraso ya Yesu Kristo abasha kuguhindura umunyembaraga. Wikwigirira nabi ujya mu bapfumu. Reka wikwigirira nabi, Yesu agutegeye amaboko, Yesu ari mu ruhande rwawe. Ibuka ijambo Imana yavuganye nawe, iravuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, iravuga ngo nzakubambira amahema, iravuga ngo nzakurwanirira. Ibuka, iryo ni ijambo Imana yavuganye nawe, iryo ni isezerano Imana yagiranye nawe. Rero witinya, wikumva ukozwe n'isoni, wikumva umwaye. Oya, nta kumwara guhari. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni. Imana rero ije kugukiza ubwo burwayi bugutinzeho, ubwo burwayi ubumaranye iminsi, ubwo burwayi ubumaranye agahe, ubwo burwayi ubanye nabwo. Ariko Imana y'amahoro, Kristo wabambwe aje kubugukiza, aje kubugukiza, aje kubugukuraho, aje kugukuraho uburetwa, aje kugukuraho igisuzuguriro, aje kugukuraho. Umva mvugane na wowe umaze igihe ufite intimba n'imiruho, humura, hari Imana itabara. Reka mbabwire icyo Imana intumye kuvugana n'ubwoko bwayo. Reka mbabwire icyo Imana intumye kuvugana n'ubwoko bwayo. Imana yantumye ngo nkubwire ngo igihe kirageze ngo abanyamasezerano abo Imana yavuganye nabo kandi bakayinambaho ntibayiveho, abo banyamasezerano amasezerano yabo agiye gusohora. Hari abantu Imana igiye gusohoreza amasezerano. Abo bantu ni abantu banambye ku Mana. Hari abantu Imana igiye gusohoreza amasezerano, ni abantu biringiye Uwiteka. Abo ngabo Imana igiye kubasohoreza amasezerano. Rero witinya, Imana ihagararanye nawe. Imana ije gutabara abantu bayo. Hari abantu bagiye bahura n'ibigeragezo, hari abantu bagiye bahura n'ibikomere, hari abantu bagiye bahura n'amakuba, hari abantu bagiye bahura n'intambara,
ariko abo bantu baragumya banamba ku Mana, baragumya bizera Imana, baragumya biringira Imana, baragumya baba mu ruhande rw'Imana. Ntabwo bigeze bacogora, ntibacogojwe n'incamugongo, ntibigeze bacogozwa n'amakuba, ntibigeze bacogozwa no gufungirwa urusengero. Baragumya bizera Imana, bagumana Imana mu mutima, bagendana nayo, barabasuzugura barabyemera ariko bizera Imana, barabamwaza barabyemera ariko wizera Imana. Iyo ngiyo wizeye rero ntabwo ije kugukoza isoni, iravuze ngo irakwibutse. Haleluya. Intumye kukubwira ngo humura, irakwibutse. Intumye kukubwira ngo humura, iri kumwe nawe. Intumye kukubwira ngo witinya, ni Imana yawe. Witinya, ni Imana ya sogokuruza Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana yo gushyirwa hejuru, kandi ni Imana yo gutambirwa. Turimo turasatira ukwezi kwa gatanu, turimo dusoza ukwezi kwa kane. Ndagira ngo nkubwire, izera Imana. Imana ibeshaho iyakurinze ikakwimana, iyakurinze igahagararana nawe. Hari ibyagakwiye kuba byaraguhitanye, hari ibyagakwiye kuba byarakwishe, ariko iyo Mana yakurinze, iyo ngiyo yahagararanye nawe, iyo ngiyo yabanye nawe, iyo yabaye mu ruhande rwawe, iyo yaguhagazeho ikakurinda y'amezi 4 yose y'uyu mwaka, igahagararana nawe. Subiza amaso inyuma, uhere mu kwa mbere, ugere mu kwa kabiri, ugere mu kwa gatatu. Hose urabona imbaraga z'Imana, hose urabona imirimo y'Imana, hose urabona ukuboko kw'Imana, hose urabona ubutware bw'Imana, hose urabona ko Imana yahakubereye. Uhereye mu kwa mbere wari ufite intambara, ubushomeri ari bwose, ubukene ari bwose, ubona ntawo kukurengera, ubona ntawo kugutabara, ubona ntawo kuguhagurutsa, wabonaga inzira ari ntazo, wabonaga uburyo ari ntabwo, wabonaga nta kuntu bizagenda. Ariko Imana ibana nawe, Imana ibana nawe iguhagararaho, Imana ibana nawe ikubambira amahema, Imana ibana nawe kugirira neza. Iyo rero niyo igiye kubana nawe mu kwezi kwa gatanu. Ukwezi kwa gatanu Imana ije kurengera abantu bayo. Naho ibintu ubona bikomeye, naho ibintu ubona bigucanze, naho ibintu ubona biri kuzamuka ku masoko, ibiciro bikazamuka cyane, ibintu bigahenda, Imana intumye kukubwira ngo humura, Imana izarengera abantu bayo. Uku kwezi kwa gatanu Imana intumye kuguhanurira, Imana intumye kuguha ubuhanuzi, ubwumva ubwakire n'ubwawe. Ni ukwezi kwa gatanu Imana ije guhinduramo amateka. Ni ukwezi kwa gatanu Imana ije guhagararana n'abantu bayubaha, Imana ije guhagararana n'abantu bayikunda. Ni ukwezi kwa gatanu Imana ije kukunyuzamo, kandi urakunyuramo neza. Reka nkubwire, uku kwezi kwa gatanu ni ukwezi kurimo ibintu bikomeye bikanganye, ariko nubwo bikanganye, Imana y'amahoro iravuze ngo abantu bayiringiye abo ntabwo bizabakanga. Imana y'amahoro iravuze ngo abantu bayinambyeho abo ntabwo bizabakanga. Imana y'amahoro izakurinda, kandi Imana izagutungisha imbaraga zayo, kandi Imana izaguhisha mu mababa yayo, Imana izaguhisha mu mababa yayo. Kwezi kwa gatanu Imana yantumye kubwira ubwoko bwayo ngo hari abantu Imana ishize mu bwihisho bwayo, hari abantu Imana ishize mu burinzi, hari abantu Imana ishize mu burinzi. Ayizo ni mashando wiribirifai lelebotaye nini topevo nini. Hari abantu Imana ishizeho uburinzi, ibashyizeho uburinzi. Abo bantu batwikirije imbaraga zabo, abo bantu batwikirije amaraso yayo, abantu b'Imana. Imana ije kubamenya. Ni ukwezi Imana ije kumenya abantu bayo, ni ukwezi Imana ije kwibuka abantu bayo, kandi ni ukwezi kw'ibitangaza. Ni ukwezi kw'ibitangaza no kubona imbaraga z'Imana, ni ukwezi kw'ibitangaza no kongera guhaguruka, ni ukwezi kw'amashimwe, ni ukwezi ko kwakira, ni ukwezi abantu mugiye kwinjira mu bisubizo byanyu, kandi ni ukwezi mugiye kubona imirimo y'Imana. Hari abantu mugiye kongera kubona Imana bundi bushya, hari abantu mugiye kubona gukora kw'Imana bundi bushya. Imikorere y'Imana ugiye kongera uyibone, gukomera kw'Imana ugiye kongera ukubone. Birashoboka yuko hari igihe wabayemo ubona Imana, ariko ugiye kongera ubona Imana.
uyibone muri uku kwezi kwa gatanu. Ibi ngibi byumve kandi ubyakire. N'iby'Imana igiye gukora, igiye kubikora vuba cyane mu gihe kitarambiranye. Ugiye kubirebesha amaso yawe, ugiye kubirebesha amaso yawe, ugiye kubirebesha amaso yawe, kuko Imana ari Imana igira irindi jambo ryayo. Yigeze kubwira ngo naho waca mu muriro ntacyo uzaba. Dore iki nicyo gihe cyo guca mu muriro ntugire icyo uba. Yigeze kubwira ngo naho waca mu itanura ntacyo uzaba. Dore iki nicyo gihe cyo guca mu itanura ntugire icyo uba. Naho wanyura mu mazi menshi, ayo ntabwo azagutembana. Dore iki nicyo gihe cyo kunyura mu mazi menshi, amazi ntagutembane. Rero Imana iravuze ngo humura witinya, Imana iri kumwe nawe. Humura witinya, Imana ihagararanye nawe. Ariko iri jambo ryitwa witinya ni ijambo Imana ibwira umuntu buri munsi mu minsi igize umwaka uko ari 366. Iryo jambo buri munsi muri Bibiliya urisangamo. Buri munsi Imana irarivuga, buri munsi Imana irarivuga. Imana ishimwe, buri munsi Imana irarivuga. Rero witinya, abantu b'Imana, Imana ibahagazeho. Abantu b'Imana, Imana ibariho. Abantu b'Imana, Imana ibashyizeho ukuboko kwayo. Abantu b'Imana, Imana ntizabareka. Turebane ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya, ibice byaho ni 46. Duhere ku murongo wa 3. Haranditse ngo nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe, ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli, mwese abo nahetse mukiri mu nda, nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru, ndiwe. Haleluya. Muzarinda imvi ziba uruyenzi nyibaheka. Ninjye waremye, ninjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Haleluya, haleluya. Nimunyumve ab'inzu ya Yakobo, niko Imana y'amahoro irimo ivuga. Ravuga ngo nimunyumve yemwe ab'inzu ya Yakobo. Imana iravugana nawe. Dore ikintu gikomeye kirimo. Yemwe abona hetse, yemwe abona hetse. Haleluya. Abona hetse bo mu nzu ya Isiraheli mwese, abona hetse mukiri mu nda. Imana ishimwe ko ariyo yaduhetse tukaduheka tukiri mu nda. Irangije iravuga ngo nkabaterura mukivuka. Reba, Imana yaguhetse ukiri mu nda, ikaguterura ukivuka. None iravuze ngo uzarinda usaza imvi zirinde ziba uruyenzi. Njyewe Uwiteka nyiguheka. Ariko ntugire ubwoba, uri ku mugongo w'Imana. Haleluya. Manuka muri comment nshaka umubare munini w'abantu benshi bamanuka muri comment bakandikamo bati ndi ku mugongo w'Imana. Manukamo wandika uti ndi ku mugongo w'Imana. Manuka muri comment andika uti ndi mu mugongo w'Imana. Ndashaka umubare munini w'abantu bankurikiye. Jya muri comment wandika muti ndi ku mugongo w'Imana. Ayizo ni mashando 225. Ayiwe turi ku mugongo w'Imana. Ngo abona hetse mukiri mu nkabaterura mukivuga ngo muzarinda musaza imvi zirinde ziba uruyenzi Uwiteka kibaheka. Ayiwe. Haleluya. Ngo muzarinda imvi ziba uruyenzi nyibaheka. Umva noneho, ninjye waremye, ninjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Ninjye waremye, ninjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Iyo ni Imana yirahiriye. Haleluya, haleluya, haleluya. Irirahiriye. Ninjye waremye. Imana niyo yaremye. Iyo yakubumbye, iyo yakuremye, iyo yakumenya amazina, iyo yakumenye kera, iyo yakumenye Imana nyamana. Reka nkubwire, hari abantu uyu munsi biha kukwigerereza, bakubonye ukuze ugeze kuri iyo myaka ufite uyu munsi. Ntabwo bazi aho waturutse, ntabwo bazi aho byatangiriye, ntabwo bazi uko byatangiye, ariko bakubonye uyu munsi, bakubonye gutyo gusa, batangira kwiha kukurwanya, batangira kwiha kuzana intambara ku buzima bwawe. Ariko nyamara hari Imana yaguhetse ukiri mu nda ya mama wawe, hari Imana yakumenye ukiri urusoro. Iyo yakumenye iyo ngiyo,
iyo yakumenye kera ikumenya amazina ukiri urusoro, iyo yakumenye kera ikumenya amazina ukiri mu nda ya mama wawe, iyo ngiyo niyo itazakureka ngo wandagare, niyo itazakureka ngo ukorwe n'isoni, niyo itazakureka ngo umware, niyo itazakureka ngo usebe, niyo itazakureka ngo ujye hasi, niyo itazakureka ngo usuzugurwe, niyo itazakureka ayiwe mana ngo uhaye icyubahiro kutazareka abantu bawe, ngo uhaye icyubahiro kutazareka ubwoko bwawe, nguhaye icyubahiro kutazigera utureka mana, nguhaye icyubahiro ntabwo uzigera udusiga, ntabwo uzigera uduta. nawe ahura izamurira Imana icyubahiro. Niba wumva uburemere bw'iri jambo, iyo ngiyo yakumenye ukiri urusoro, ayiwe, iyo ngiyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, iyo ngiyo ifite mu biganza umwuka uhumeka, iyo ngiyo yokabyara, niyo yonyine ibasha kuvuga ngo nupfa ugapfa, niyo ibasha kuvuga ngo baho ukabaho. Mu yandi magambo, niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, niyo yonyine ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Iyo rero ntabwo izakureka, iyo ngiyo ntabwo izaguta, ntabwo izakujugunya, iri mu ruhande rwawe, ikubereye maso, ikubereye ku rugamba, ikubereye umutsinzi kandi ikubereye umurengezi, ikubereye umutabazi, ikubereye intwari ku rugamba. Rero witinya, Imana ikubereye Imana nyamana kandi ikubereye iyo kwiringirwa ibihe byose, ikubereye iyo kwizerwa, ikubereye indahemuka. Iyi ngiyi ntihemuka, ikubereye indahemuka yo kabyara abahungu n'abakobwa, ikubereye indahemuka yo kabyara, ikubereye indahemuka, ikubereye iyo kwiringirwa, ikubereye inyamaboko, ikubereye Imana rubasha, ikubereye Imana rubasha. Akira ubutabazi bw'Imana, akira ubutabazi bw'Imana, akira kurengerwa n'Imana, akira kubohorwa n'Imana, akira kuzamurwa n'Imana, akira gushyirwa hejuru n'Imana, akira kwibukwa n'Imana, akira gushyirwa hejuru n'Imana, akira gushyirwa hejuru n'Imana, akira gushyirwa hejuru. Ni Imana igushyize hejuru, ntabwo ari abantu bavuze kugusapotinga ntibabikora, abantu bavuze kukuzamura ntibabikora, abantu bavuze guhagararana nawe ntibabikora. Imana y'ubwayo iravuze ngo irakuzamuye, Imana y'ubwayo iravuze ngo iraguhagurukije, Imana y'ubwayo iravuze ngo ikubambiye amahema, Imana y'ubwayo iravuze ngo ikubereye umurengezi kandi ikubereye umutabazi. Niko ivuze yo kabyara. Imana iguhereza umugisha, Imana ikugirire neza. Kuboko kwiza kw'Imana nikugumye kuboneka kuri wowe. Mana, ndagushimye kutabaye ubwoko bwawe. Uravuze ngo mu kwezi kwa gatanu urengeye ubwoko bwawe Mana. Nicyo gihe ugiye kugaragara ko ari wowe Mana nyamana, nicyo gihe ugiye kugaragara ko ari wowe Mana ikiza, nicyo gihe ugiye kugaragara ko ari wowe Mana ibohora, nicyo gihe ugiye kugaragara ko ari wowe Mana imara umubabaro, nicyo gihe ugiye kugaragara ko ari wowe Mana imara agahinda, nicyo gihe ugiye kugaragara ko ari wowe Imana igihagurutsa abari hasi ukabashyira hejuru, nicyo gihe ugiye kugaragara, ugiye guseruka Mwami w'abami. Nsengeye umuntu wese wari unkurikiye, mugirire neza Mana, reka amasezerano asohore ku buzima bwe. Wari ucitse intege umwongerera intege, wari ubuze uko agira umurengere Mana, uwo byari bicanze Mwami ubicangure, uwo byari biyobeye Mwami umujyi imbere, umubera Imana kandi umubera umurengezi, kuko uri Imana igira neza kandi uri umurengezi, uri umutabazi, uri umwami w'abami kandi uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Mwami w'abami, urakoze Kristo kuje gukora ibikomeye, kandi urakoze ko wiyerekanye ukitamurura icyubahiro n'ikibi cyawe. Urakoze Kristo, amen. Imana iguha umugisha we wari ubaye muri iyi saha ya gihanuzi. Imana iguhereza umugisha, Imana ikwagurira imbago. We wari uri muri iyi saha ya gihanuzi, Imana ikwishimire rwose. Imana ikwagurira imbago, Imana ikuremera umunezero, Imana ikuremera ubutsinzi, Imana y'amahoro igusohoreza amasezerano. Wowe ugiye gushayaringa buno buhanuzi, bushayaringe, bwoherereze abantu, bwohereze inshuti yawe. Niba ubwumvishije ntugende udashayarinze, bwoherereze inshuti yawe. Ukibikora Imana iguha umugisha. Rero kora subscribe niba utarayikora, like na comment ni ingenzi. Imana y'amahoro iguha umugisha, byose ukibikora Imana ikumpera umugisha. Ndabakunda. Shalom shalom, muhabwe umugisha n'Imana. Ijambo ry'Imana ryo nakagaruka, reka nkubwire ngo ku Mana bye.